Kuva ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2011 isi ituwe n'abantu miliyaridi 7. Ku mpamvu z'umuco n'ubukungu abagabo baragenda baba benshi kurusha abagore. Umuturage w'isi nimero ya miliyaridi ya 7 ni umukobwa Danica May Camacho. Yavukiye Manille mu murwa mukuru wa Philippines. Yavutse mu ijoro ryo ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2011. Tubashimiye kuba murimo kumva Radio Rwanda. Iki kiganiro cyitwa Waruziko, kimara iminota 30. Muri iyo minota 30 mu isi haraba havutse abana 2938. Buri segonda rimwe mu isi yose havuka abana 4.41. Aba bana baza kuvuka uyu munsi bamaze amezi 9 babayeho. Uyu munsi baratangira ubuzima bwabo hano ku isi, cyangwa se mu yandi magambo baratangira urugendo rwo gusaza no kwerekeza ku rupfu, ariko ubuzima bwabo nko gutangira kubaho bwo bwatangiye mu mezi 9 ashize. Mu bundi buzima babagamo niho babereye abahungu cyangwa se abakobwa. Ibyo byanyuze mu yihe nzira? Nitwa Ismael Mwanafunzi, twifashishije ubushakashatsi bw'umwanditsi w'ibitabo na sinema Nils Travenier. Reka tuganire ku buzima bw'umuntu mbere y'uko avuka. Umuntu aremwa ate? Ni ubuzima twese twabayemo, ariko nta kintu na kimwe tubwibukaho kubera ko dusa n'abatari bahari. Ubushobozi bwo kwibuka tubugirira mu cyiciro cya kabiri cy'ubuzima, ari cyo kiki turimo. Bahaye ikaze muri iki kiganiro. Mu ntangiriro twese abakuze tuzi uko bigenda. Habaho guhuza ibitsina hagati y'abantu babiri bakuze, umwe ari umugabo undi ari umugore. Kenshi iyo habayeho guhuza ibitsina nta buryo bwo kwikingira na bumwe bwakoreshejwe, inshuro nyinshi biba bishoboka ko icyo gikorwa kizavamo umuntu. Buri gihe iyo umuntu asamye inda, dore uko biba byagenze. Bakora imibonano mpuzabitsina. Intangangabo zibarirwa mu mamiliyoni menshi zitari munsi ya miliyoni 500 zinjira mu mugore, zose ziteguye gupfa usibye imwe yonyine, imwe rukumbi. Kuri zo gukora ubuzima cyangwa se kurema umuntu ni ugusiganwa gukomeye. Ni urugendo rukomeye rw'amasaha menshi rwerekeza ahantu hakomeye cyane kuri zo, ariko rukaba urugendo rufite igihembo gikomeye ku warutsinze. Igihembo cyo gukora ubuzima. Gukora ubuzima nyuma yo guhura n'intangangore. Gusa mbere yo guhura n'intangangore, intangangabo ikora urugendo rurerure inyura mu ngorane nyinshi. Intangangabo yamaze gusohoka mu gitsina gabo igenda ibirometero biri hagati ya 2 na 3 buri munota, ingingo ituma intangangabo ihura n'intangangore byibura nyuma y'isaha n'igice cyangwa se amasaha 2 hamaze kuba imibonano mpuzabitsina. Ntabwo izi ntanga zihuta cyane nubwo ziba zisiganwa. Bisaba imbaraga nyinshi n'ubutwari, kuko izifite intege nke ntabwo zisoza uru rugendo rurerure rw'amasaha 2. Muri uru rugendo rw'isiganwa ku ntangangabo ntabwo imbaraga arizo ziba zifite agaciro zonyine, kubera ko n'amahirwe nayo aba afite ijambo ryo kuvuga muri iki gikorwa. Kuri zo izibasha kugera ku ntangangore ziba zigenza urugendo rungana no kuva ku isi ukagera ku kwezi, ushingiye ku ngano yazo mu bunini, uburebure bw'urugendo zikora ndetse n'umuvuduko ziba zifite. Mu dusabo tw'intanga kuri buri mugabo cyangwa se umusore, kuri buri milimetero karimwe haba hari miliyoni 100 z'intangangabo. Buri ntangangabo imwe ibigizwe na 1/2 cy'amakuru yose arebana n'imiterere ya nyirizo ntanga. Amakuru arimo isura, ibara ry'uruhu, uburebure, ijwi ndetse n'imyitwarire. Buri ntangangore imwe nayo ibigizwe na 1/2 cy'amakuru n'imiterere ya nyirayo. Igice cy'amakuru yo mu ntangangabo ndetse n'igice cy'amakuru yo mu ntangangore iyo byihuje bivamo umwana usa na se na nyina. Aba afite kimwe mu bintu bya buri ruhande. Afite isura ya nyina akagira n'iya se, ukamureba ukabona hari aho ahuriye na se, akagira n'aho ahurira na nyina. Intangangabo zasohotse mu gitsina cy'umugabo zijya mu mugore ziba zisa n'izigenda mu gihombo cy'umwijima zerekeza ku mubumbe w'amayobera. Intangangore biba bihagije ko intangangabo imwe yonyine igera ku ntangangore ikayinjiramo kugira ngo havuke icyizere cy'ubuzima. Nibyo haba hari icyizere cy'ubuzima, kuko buri ntangangabo muri izi ziba zisiganwa iba yifitemo ibanga ritandukanye n'iry'izindi. Zihaguruka ari amamiliyoni atari munsi ya 500, ariko izibarirwa mu ijana nizo zibasha kugera mu gace kegereye hari intangangore. ahari igisa n'igikuta zihuriraho, ariko imwe muri zo ikabasha kubona inzira ica muri icyo gikuta ikinjira.
iyi imwe niyo yonyine ibasha kwinjira mu ntangangore, maze aho yinjiriye hagahita hifunga, izasigaye inyuma zikabura aho zinjirira ngo zigere ku butaka zasiganirwaga. Kuri zo urugendo ruba rurangiriye aho. Ku ntangangabo yatanze izindi kugera hari intangangore, urugendo ruba rukomeje kubera ko iba igomba gukora igikorwa kizabyara ubuzima. Nubwo intangangabo nta muntu wayibonesha ijisho risa kubera ko ibipima santimetero 0.0010, ubusanzwe iteye nk'agasimba gafite igihimba kinini giteyeho umutwe munini ndetse n'umurizo. Intangangore yo niko kanyangingo kanini kuruta utundi twose tubaho mu muryango w'inyamaswa zose ziba ku isi. Intanga yaba ingore cyangwa se ingabo ni utunyangingo. Intangangore imwe ibipima milimetero 2, nta kandi kanyangingo mu binyabuzima byose bibaho kangana uko. Iyi intangangabo ikimara guhura n'intangangore, ya ntangangabo ihita icika wa murizo. Iyo ibi ngibi bikimara kubaho, umugore akaba ari mu gihe bisi cy'uburumbuke, bihita bikora igi byose hamwe iyo byihuje. Kuva kuri iryo segonda, ibikorwa byose bisigaye birebana n'icyo gikorwa gikozwe biba bisa n'ibyanditse kubera ko ibikurikiraho byose birihuta. Ubuzima bushya buba butangiye urugendo rwo kubaho. Iryo gi ryiremye riturutse ku kwihuza kw'intangangabo n'intangangore rihita ryimanyuramo kabiri. Ibice bibiri nabyo bihita byimanyuramo 4, ubundi 6, 8, 16, hanyuma 32. Utunyangingo 32 dusa duhita dutangira urugendo rurerure cyane. Nyuma y'iminsi 3 habayeho imibonano mpuzabitsina, igi riba ryaramaze kwirema, tumaze kubivuga. Iki gihe riba rigeze mu mura. Nyuma y'iminsi 6 habayeho imibonano mpuzabitsina, igi risohoka mu gifuniko riba ririmo rikiremera ikindi gifuniko rizabamo mu mezi 9 agiye gukurikiraho. Uko igi rikora urugendo ryerekeza mu gice cyorohereye cy'umura, rigenda rigerwaho n'impinduka zirebana no kwisanisha n'aho riherereye, kubera ko aho riba riherereye niho haba hagiye kwitwa nyababyeyi cyangwa se icumbi ry'umwana uba ugiye kubaho. Nyuma y'iminsi 14, ni ukuvuga ibyumweru 2, umugore cyangwa se umukobwa akoze imibonano mpuzabitsina, igi riba rimaze kubaho impinduka zerekeza ku kuba umwana, ariko riba ari rito cyane ku buryo riba ringana n'agatwe ka epenge, ka gashinge bakoresha bafatisha imyambaro gafite akantu k'agatwe nk'agasumari. Iyo hashize iminsi mike, hatangira noneho akazi kanya ko kurema umuntu haherewe ku bwonko. Bitangira ryagi riri hagati y'utuntu tubiri tumeze nk'udufuko twuzuyemo amazi. Igi riri hagati y'udufuko tubiri tw'amazi rihindukamo ikimeze nk'umuheha. Uwo muheha uhita ubumbatirwa na twa dufuko tubiri tw'amazi, ari two tuba tuzavamo ibice bibiri cyangwa se iby'abahanga bita hemisphère ebyiri z'ubwonko. Iki gihe ikiba kirimo kwirema nta cyizere kiba gitanga yo kuzavamo umuntu urebye ku isura. Gusa impinduka ziba zirimo kuba buri munsi, kandi birimo kwirema biba bimeze nk'ibishushanyo bigenda byishushanya kuri utwo duce duto twamaze kwirema. Nyuma mu kwishushanya kw'ibintu, gushushanya nk'uko washushanya ikintu ku rupapuro, bikora igishushanyo kimeze nk'umutima. Nibyo kiba ari igishushanyo kuko ntabwo kiba gifatika. Icyo gishushanyo kimeze nk'umutima cy'ibara ry'umutuku gitangira gutera nk'uko umutima ubigenza, ubundi hakishushanyaho imitsi iturutse kuri cya gishushanyo nyine cy'umutima gishushanyije ku cyahoze ari igi cyahinduye imiterere cyangwa se forme. Iki gihe icyahoze ari igi kiba cyitwa embryon cyangwa se umwana utaraba umwana neza. Iki gihe kiba ari ikiremwa giteye nk'ifi. Kiba cyarabanje kugira ishusho nk'igishyimbo, hanyuma hashira iminsi kigahinduka nk'umuserebanya cyangwa se ingona. Embryon cyangwa se umwana w'umuntu urimo kwirema mu nda ya nyina anyura kuri buri miterere ya buri nyamaswa tubona kenshi, kuko aba afite n'umurizo uza kuvaho nyuma uko iminsi ishira. Nyuma y'ibyumweru 4 habayeho imibonano mpuzabitsina, ryagi riba ryararetse kugira akanyangingo kamwe rikagira amamiliyoni y'utunyangingo dukorana bya hafi hagati yatwo. Embryon cyangwa se icyo kinyabuzima kizaba umuntu kiba giteye mu buryo kiremye buhoro buhoro, ariko kikagira isura idasa na gato n'isura y'umuntu. Mwibuke kuri icyo kinyabuzima haba harishushanyije ikimeze nk'umutima. Icyo gishushanyo cy'umutima kiba gifite ibara ry'umutuku. Iyo hashize ukwezi n'iminsi mike, mu munsi umwe hari igihe kigera
mu kanya gato kigatangira gutera cyangwa se kunyeganyega ku muvuduko w'umutima. Nibyo ni umutima uba utangiye gutera. Niba ari mu cyumweru cya 4. Uwo mutima nicyo gice cya mbere cy'umubiri w'umuntu gitangira gukora, nicyo gitangiza ubuzima, kimwe n'uko ari nacyo kibusoza. Iki gihe imashini y'ubuzima ibitangiye gukora. Habashize iminsi 22 intangangabo ihuye n'intangangore bigakora igi. Embryon cyangwa se ikinyabuzima kizavamo umwana w'umuntu kiba gipima milimetero 2. Kaba ari akantu gato cyane kagaragara bigoranye, nyamara kaba gatangiye gukora ibikorwa n'umubiri wacu. Byose birihuta. Iyo hashize ibyumweru 4 igi ribayeho, embryon cyangwa se igi rizavamo umuntu riba rifite isura ya kimwe mu binyabuzima biba mu mazi nk'ifi cyangwa se ingona cyangwa se umuserebanya, gitangira kugira impinduka zihuta cyane. Iyi embryon ibikomeza gukura ibiyitunga mu mubyeyi wamaze gusama. Ibyo biyitunga bikanyuzwa muri nyababyeyi. Iyi embryon noneho itangira gufata ishusho n'imiterere y'umuntu. Kwirema kw'iyi sura bihera ku ivuka ry'utumeze nk'utubyimba 2 duteganye. Tuvuka mu minsi mike cyane, ariko tuba tuzahinduka amaso y'umuntu urimo kwirema. Isura dufite uyu munsi yahereye ku maso y'irema. Mu buryo bwihuse hakurikiraho ibindi bice by'umubiri haherewe ku musokoro uzavamo amagufa ari mu bice bitandukanye by'umubiri. Nyuma y'iminsi 34 igi ryiremye, embryon cyangwa se ikiremwa kizavamo umwana w'umuntu kiba gipima milimetero 5. Uyu mwana w'ahazaza abakura yihuta ku buryo buri munsi akuraho milimetero 1. Buri gice kigiye kwirema gitangira gisa n'ikishushanyije, ubundi kikagenda kirema nyine kigahinduka igice cy'umubiri gifatika. Uku niko amaboko yirema, maze n'igice kimeze nk'umurizo kiba kiri kuri uwo muntu w'ahazaza kigahita kivaho. Hakurikiraho kwirema k'umwenge w'umunwa ndetse n'imyenge 2 y'amazuru. Iki gihe ikizaba ubwonko kiba cyariremye kandi cyiteguye cyane kuzaba umuyobozi w'ibi byose birimo kwirema. Iki gihe abashize iminsi 44 igi ryakomotse ku kwihuza kw'intangangabo n'intangangore ribayeho. Uyu mugabo cyangwa se umugore w'ahazaza abapima milimetero 17. Buri wese muri twe yigeze gupima milimetero 17. Ibice byamaze kwirema biba bigenda bifata imyanya yabyo ihoraho, ari nako bitangira gukora imirimo bishinzwe. Iyo hashize iminsi 90 cyangwa se amezi 3, embryon ibitangiye kwitwa fetus, ipima santimetero 3 z'uburebure n'uburemere bwa garama 11. Haba hasigaye amezi 7 ngo yabe yabaye umuntu ugomba kuza kuri iyi si. Iki gihe umuntu utwite atangira kujya kureba muganga we kwipimisha ngo harebwe niba umwana ameze neza mu nda. Iki gihe uyu mwana aba yatangiye kwinyeganyeza mu nda. Kugira ngo wumve ikiba kirimo kuba mu nda y'umubyeyi bisaba kwinjira mu myiremere ya bimwe mu bice by'umubiri w'uruhinja ruba rurimo kwirema mu nda ya nyina. Mu mutwe w'uru ruhinja haba harimo kwirema utunyangingo tubarirwa mu bihumbi buri munota, ari nako utwo tunyangingo two mu bwonko buri kamwe kihuza n'akandi bizajya bikorana mu buzima bwose. Iki gihe ubwonko buba burimo gukora ingufu zizategeka buri gice cy'umubiri cy'uwo muntu urimo kwirema cyangwa se kuremwa. Iki gihe mu bwonko bw'uyu mwana haba harimo kuberamo itumanaho rikoresheje ibimenyetso by'amashanyarazi, ari nayo mpamvu umwana avukana miliyaridi 100 z'utunyangingo two mu bwonko duhujwe n'inzira zibarirwa mu mamiliyoni. Telefone cyangwa se mudasobwa ikoranye ikoranabuhanga rihambaye yo muri iki kinyejana iba ari ubusa imbere y'ikoranabuhanga kamere rihuza utunyangingo tw'ubwonko bw'umwana w'umuntu. Aha niho haba harimo kwirema icyicaro cy'amarangamutima y'umuntu uba witegura kuza mu isi. Aha niho haba hazaba icyicaro cy'ibyishimo n'amarira. Niho haba hazaba icyicaro cy'ubushobozi buzatuma turyoherwa n'ubuki cyangwa se umugati. Niho haba hazaba icyicaro cy'ubushobozi buzatuma twumva ko umubirizi usharira. Niho haba hazaba icyicaro cy'ubumenyi bwose n'ibitekerezo tuzagira. Kuri uru rwego nibwo hatangira kugaragara ibimenyetso by'uko umuntu atwite. Ibyo kurya arya binyura mu nzira isanzwe mu muhogo bikagera mu gifu kikabisya nk'uko kibishinzwe. Intungamubiri zigakurwamo, isukari, ibinure n'ibindi. Nyuma y'inzira isanzwe inyurwamo n'intungamubiri zihita zikomeza zerekeza mu maraso, ariyo nzira zigeza ku mwana mu nda. Bimugeraho binyuze mu kimeze nk'akayunguruzo gasigarana intungamubiri zifite umubyimba munini zishobora kuba zamugiraho ingaruka.
intungamubiri nto zo ziratambuka, ni nka oxygene, isukari, vitamine. Byose iyo bigeze mu maraso ajya muri nyababyeyi bigakomeza byerekeza ku ruhinja binyuze muri cordon umbilical. Ni wa mugozi uhuza umwana na nyina, niwo bagenya iyo umwana avutse. Nyuma y'amezi 4 umugore asamye inda, umwana mu nda ye abapima santimetero 12 z'uburebure n'uburemere bwa garama 65. Abagenda kura buri munsi, ariko gukura kwe ntawe bigiraho ingaruka yabaho cyangwa se nyina. Mu nda aho bari haba ari heza cyane kubera ko aba yibera mu matembabuzi yitwa liquide amniotique. Niyo atuma niyo umugore utwite yasimbuka umwana atagira ikibazo kubera ko abasa n'ureremba ku buryo nta hantu na hamwe yakwikubita, kandi niyo byaba nta kibazo yagira. Ni nkuko wantera ingumi cyangwa se ukagira ikindi kintu ugerageza kuntera twembi turi mu mazi, ingufu zose wakoresha icyo wankubita cyose cyangeraho ntacyo kikintwaye. Gusa nanone umugore utwite inda y'amezi 4 yakoze ibikorwa byo gusimbuka cyane, umutima w'umwana mu nda uratera cyane ku buryo ugera ku rwego rwo gupompa amaraso inshuro 220 mu munota, mu gihe ubundi utera inshuro 160 mu munota umwe. Uko umubyeyi yahagira ni nako umutima w'umwana utera cyane. Baba basa naho ari umuntu umwe cyane ko baba banafite umugozi ubahuza unatuma ibitunga umubyeyi binatunga umwana. Bitewe nuko aba ari ahantu hisanzuye mu nda, uruhinja ruba rushobora kwinyuramo cyangwa kwizengurutsa mu byerekezo byose nta kibazo kibayeho. Impamvu abaganga babuza ababyeyi batwite kunywa no kurya ibintu bimwe na bimwe ni ukubera ko ibyo bariye bigera ku mwana mu buryo bwihuse. Nk'urugero, umwotsi w'itabi umubyeyi utwite yohereje mu mubiri we, ibyo bita toxine cyangwa se ubwoko bw'uburozi buba buri muri uwo mwotsi w'itabi, binyura mu kimeze nk'akayunguruzo kari kuri nyababyeyi bigahita bigera ku mwana utaragira ubushobozi bwo kunywa itabi. Abataragira ubushobozi bwo kurwanya ibintu bimwe na bimwe birimo imyotsi, kandi toxine na nikotine bidindiza imikurire y'ibice by'umubiri w'umwana, cyane ko ibyinshi ari nabwo biba bimaze kwirema. Muri make ibyo umubyeyi utwite ariye byose abisangira n'umwana atwite. Umwana w'umubyeyi wanyoye itabi atwite aba ashobora kuvuka ari muto cyane mu bunini cyangwa se akavuka igihe kitageze. Ikindi kigira ingaruka ku mwana utaravuka ni umusemburo w'inzoga ujya mu maraso y'umubyeyi unyoye inzoga atwite ugahita wirukira mu maraso y'umwana atwite. Ingaruka zawo ku mwana kenshi ntabwo zirindwa kubera ko umwana aba ashobora kuvukana ubumuga bw'ibice bimwe na bimwe cyangwa se akazagira ubukererwe mu mitekerereze. Ku mezi 5 mu nda, umwana w'uruhinja abapima santimetero 19 z'uburebure na garama 200 z'uburemere. Iki gihe ibice hafi ya byose by'umubiri biba byaramaze kwirema, asigaye akura ku muvuduko uhoraho udahinduka. Umubiri w'umugore ukora imisemburo isanzwe, ariko hakaba indi mishya ivubuka itari isanzwe, cyane cyane nk'ifashanya ababyeyi gukura intungamubiri mu byo kurya zikajya gutunga umwana. Kugeza ku mezi 3 abantu baba bataramenya umwana uzavuka niba ari umuhungu cyangwa se umukobwa, nyamara igitsina cy'umwana uzavuka kibaho intangangabo ikimara guhura n'intangangore bigakora igi. Ariko abantu bo mu buhanga bwabo bushyashya n'ibyuma bipima basigaye bafite babimenya nibura nyuma y'amezi 3 umugore asamye. Umwana uri mu nda iyo agize amezi 3 nibwo hishushanya imyanya myibarukiro izamufasha kuzororoka mu myaka izaza namara kugera ku isi. Mbere y'amezi 3 ahazajya igitsina cy'umwana haba hari akantu k'agasununu ku buryo utamenya niba umwana ari umukobwa cyangwa se umuhungu. Uko iminsi ishira, iyo umwana azaba umuhungu ka gasununu kagenda gakura kaza imbere, mu gihe iyo ari umukobwa kagenda gasubira inyuma gasibangana kakavaho. Mwibuke aho ibi byose bitangirira. Intangangabo udashobora kubonesha ijisho kubera ubuto bwayo yabashije gusiga izindi ikazitanga guhura n'intangangore. Iyi ntangangabo igira amahirwe yo gusiga izindi iba ifite ibyo bita chromosome sexuelle X cyangwa se Y. Chromosome ni kimwe mu bigize akanyangingo k'umuntu, ikaba ububiko bwa ADN, acide desoxyribonucleique, ari cyo gice cya buri kanyangingo kiba kibitsa amakuru yose y'imibereho y'icyo kinyabuzima, amakuru bita genome. ADN rero iba muri chromosome. Iyi chromosome cyangwa se ubu bubiko bw'amakuru bubamo amoko cyangwa se bukagira ibyitwa batone. Bavuga ko utunyangingo tw'umugore, ni ukuvuga n'intangangore irimo, tugira chromosome ifite batone ya XX, mu gihe chromosome zo mu ntangangabo zigira batone ya XY.
nuza gushakisha muri Google abagabo b'abashakashatsi uwitwa Nettie Stevens na Edmund Beecher Wilson uraza kubona uko babisobanura. Mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, iyo ku mahirwe ya 1/2 umugabo mu ntanga yatanze yabashije gutanga izindi ikabangurira intangangore yari ifite kromozome ya X, kubera ko umugore agira za X gusa, ubwo abagize X ebyiri, umwana uzavuka azaba ari umukobwa kubera ko abagore bagira XX, n'ikibarema ni za X ebyiri zihura. Iyo umugabo yatanze intanga maze Y akaba ari isiga izindi ikaba ari ihura n'intangangore, kubera ko umugore agira za X gusa, ubwo ya Y isanga X y'umugore bikaba XY, umwana akazavuka ari umuhungu. Mu gihe cyo guhura kw'intangangore n'intangangabo, ni ukuvuga nyuma y'amasaha 10 habaho imibonano mpuzabitsina, nibwo hire mu budahangarwa n'ibizaranga umubiri n'amaraso by'umwana uzava muri icyo gikorwa cyamaze gukorwa. Intangangabo iyo imaze guhura n'intangangore bigakora igi, iryo gi riba ririmo ibimenyetso byose by'ubutabire biranga umugore n'umugabo bahuje intanga, byitwa patrimoine génétique. Uko guhuza ibimenyetso by'ubutabire biranga bombi bikora umuntu ufite ibimenyetso cyangwa se ibirango bya buri ruhande mu bahuje ibitsina. Niyo mpamvu umwana aba afite isura ya bombi cyangwa se imyitwarire, papa cyangwa mama. Ibyo bimenyetso by'ababyeyi bombi cyangwa se by'umugabo n'umugore biba biri mu igi bamaze gukora, biba bisa n'ibiziritse ku kintu kimwe cyitwa ADN, acide désoxyribonucléique, izingiro ry'utunyangingo turanga umuntu, kandi buri wese akagira utwe tudahuye n'undi muntu. Ni umurage buri mubyeyi araga umwana we mu birebana n'imiterere. Utu turemangingo twa ADN dukwira umubiri wose uko umwana mu nda agenda akura, amera buri gice cy'umubiri, ku buryo igice cy'umubiri cyose wapima wabonamo iyo ADN niyo byaba umusatsi. Buri munsi umwana uri mu nda ya nyina arimo gukura anywa amatembabuzi yo muri nyababyeyi azwi nka liquide amniotique. Kuva ku kwezi kwa 4 impyiko z'umwana ziba zaratangiye gukora, bivuze ko umubiri w'uwo mwana uba waratangiye gukora inkari, agatangira no kujya yihagarika muri nyababyeyi ya nyina aho abatuye. Iyi nyababyeyi nayo ikora nk'akayunguruzo, kuko inkari z'umwana zihita zijya mu mpyiko z'umubyeyi zigasohokana n'iza nyina nkaho nta cyabaye. Uko umwana agenda akura agenda amenyera urusaku rukorwa n'ibice by'umubiri wa nyina, nko gutera k'umutima no gutembera kw'amaraso, ariko nanone yiga kumenya ijwi rya nyina, akageraho akamenya kuritandukanya n'andi majwi yose yumva hanze aho. Amanota y'umuziki nk'aya ngaya iyo umugore utwite inda y'amezi 7 yumvise, yinjira mu nda akanyura mu matembabuzi umwana abamo, akagera ku mwana akanyeganyeza ingoma y'ugutwi k'umwana uri mu nda. Uku gutigita kw'ingoma y'ugutwi k'umwana binyuzwa mu tugufa duto cyane two mu gutwi, akitwa marteau, enclume n'akitwa étrier. Amajwi agera ku kitwa cochlée, ni igice cyo mu gutwi kwacu giteye nk'ikinyamujongorerwa cyangwa se escargot. Gihindura amajwi akigezeho mu bimenyetso by'amashanyarazi bihita byoherezwa ako kanya ku bwonko. Amajwi y'umuziki urimo gucurangwa hanze iyo umwana yumvise akagenda akagera ku bwonko, ahita abyutsa amarangamutima y'umwana nawe akishima nk'uko namwe mwishimiye mwumvise umuziki mwiza. Iki gihe ibimenyetso biba mu bwonko bikora nk'intumwa cyangwa se utunyangingo dufasha mu itumanaho ry'ibice by'ubwonko. Ibi biba byaratangiye gukora. Ku bana benshi ibikorwa nk'ibi bitangira amaze amezi 5 abayeho. Iki gihe kuko ibyumviro bye biba byaramaze kwirema neza, abashobora gukora bimwe mu bikorwa ategekwa n'ubwonko, nko kwayura mu gihe amaze umwanya munini asinziriye. Uyu mwana aranasinzira nk'ibisanzwe. Iki gihe kubera ko umwana aba yaramaze gukura, aba yizengurutse inshuro nyinshi ahinnye amaguru, ku buryo amavi aba akora ku kananwa. Nushakisha muri Google amafoto y'umwana uri mu nda, ibi byose uraza kubibona. Inda y'umubyeyi umutwite iba yaraje imbere kandi yikoze nk'uruziga kugira ngo umwana abone umwanya uhagije wo gukiniramo. Iki gihe uyu mwana aba yaratangiye gukora bimwe mu bikorwa by'abana, nko konka igikumwe. Kubera kwinyeganyezanya ingufu, rimwe nyina yumva imigeri ye cyangwa se ibipfunsi. Ku mezi 7 umwana abapima santimetero 32 z'uburebure n'amagarama 750 y'uburemere.
abahanga bemeza ko muri iki gihe aribwo ababyeyi batwite baba bafite amatsiko menshi yo guhura n'uwo batwite, ndetse bibaza ibibazo byinshi kuri uwo mwana. Azaza asa nande? Azavamo muntu ki? Iki gihe amagufa y'umwana aba akirimo kwikora no kwikomeza. Ajya kuvuka afite amagufa 300, amagufa agenda yifatanya uko agenda akura, ku buryo agera mu myaka y'ubukure afite amagufa 206 yonyine. Aya niyo dufite. Ku mezi 8 n'igice umwana ari mu nda, utunyangingo twumva uburyohe twitwa papille gustative tuba twaramaze gukura, ku buryo atangira kumva uburyohe bw'amatembabuzi abatuyemo, liquide amniotique, ndetse abashobora no kumva uburyohe bw'ibiryo nyina yariye. Aha niho atangira guhitamo ubwoko bw'ibiryo azakunda namara kuvuka. Niba ukunda ibirayi, ushobora kuba warabiriyeho bwa mbere utaravuka, igihe mama wawe yabiryaga. Iyi ni imwe mu mpamvu zigaragaza ko umubyeyi urya nabi n'umwana atwite nawe abarya nabi. Umwana aramutse avutse iki gihe ku mezi 7 yabaho, ariko byaba bigoranye kubera ko ku mezi 7 ibihaha by'umwana biba bitarakura ngo bigire ubushobozi bwo kwihanganira ubuzima bwo hanze. Iki nicyo gituma ababyeyi batwite inda y'amezi 7 basabwa kuba maso no gukurikiza inama z'abaganga uko bikwiye. Kuri aya mezi umwana bakiba mu mwijima kubera ko ababaho afunze amaso. Ku mezi 7 n'igice nibwo amaso ye yifungura bwa mbere, agatangira kubona isimburana ry'urumuri n'umwijima, ijoro n'amanywa. Buhoro buhoro aba yiteguye isi imutegereje. Abenshi mu bana bangana uku baba bafite amaso y'ubururu kubera ko imboni zabo ziba zitaratangira kwijima ngo zibe umukara nk'izi zacu. Ubusanzwe umwana yizengurutsa mu nda inshuro nyinshi, ariko muri aya mezi yizengurutsa yerekeza umutwe ku nkondo y'umura aho abazasohokera. 95% by'abana bavuka bose babanza umutwe, abasigaye bagera kuri 5% babanza amaguru. Ku mezi 8 umwana mu nda aba apima santimetero 38 z'uburebure n'ikiro 1.5 by'uburemere. Amagufa yo mu mutwe we ntabwo abafatanye. Umutwe we uba ushobora gukandika cyangwa se kwegerana ukongera ugasubirana. Ibi bigira akamaro cyane iyo arimo kuvuka, kubera ko umutwe uba ushobora kuba muto mu buryo bworoshye ukaza kongera gusubira uko wari umeze. Iki gihe ibice by'ubwonko bw'umwana biba bikora neza cyane, ku buryo buri kimwe akazi gishinzwe kigatunganya mu buryo bworoshye cyane kurusha ubwonko bw'umuntu mukuru. Ibi bisaba ko umubyeyi abigiramo uruhare, aruhuka bihagije mu gihe habura igihe gito ngo abyare. Ku mezi 8 umwana aba yiteguye kuvuka. Ibihaha by'uyu mwana ndetse n'urwungano ngogozi biba byarakuze neza, yiteguye neza ubuzima nk'ubu bwacu, ahumeka umwuka wacu kandi akarya binyujije mu kanwa. Umubiri we w'inyuma uhita uzana ikindi gice kizamurinda imbeho yo hanze aha mu minsi azavuka ataramenyera hano iwacu. Aba yaramaze kumenyera konka kubera konka igikumwe, ariko hano atangira kuzunguza amaguru kenshi nk'ushaka kugenda. Uko iminsi igenda nawe akomeza kuzunguza amaguru kenshi, maze umunsi umwe akazazunguza ya maguru, maze umubiri wose ukihindukiza. Niko kwerekeza umutwe hanze mu nzira azanyura amaze ku isi. Ahita aguma muri icyo cyerekezo. Ku mezi 8 n'igice ntabwo aba akizunguza cyane nka mbere. Abapima santimetero 49 n'ibiro 3. Nta mwanya uhagije aba agifite mu nda kubera ko aba yarakuze. Nyina aba amutekerezaho buri munsi, cyane cyane yibaza igihe azazira. Ku mezi 9 twese tuzi uko bigenda. Mu kwezi kwa nyuma ko gutwita, umubyeyi ababara kenshi mu nda kubera ko ibice byegereye umura byiyegeranya kenshi, contraction. Aho umwana aba ari mu nda naho hiyegeranya kenshi bikababaza nyina. Umunsi w'ukuri uragera, ububabare ku mubyeyi cyangwa se contraction zikiyongera. Ububabare bwa mbere yo kubyara bita ibise kenshi buza mu minota 15 nk'uko bivugwa na Nils Travenier, kandi bukamara amasegonda ari hagati y'10 na 15. Ababyeyi benshi iki gihe babatera ikinya mu gice cy'umugongo, ikinya bita anesthésie péridurale, kugira ngo bagabanye ububabare bw'ibise by'umubyeyi. Byemezwa ko uko ibyo bise byiyongera ariko umwana bagerageza kwigira hafi. Umutwe w'umwana iyo ugeze hafi y'inkondo y'umura uriyegeranya ku buryo ugabanuka mu bunini cyane, kuko amagufa yo mu mutwe aba adafatanye.
iki gihe nibwo hatangira kuza amatembabuzi umwana yabagamo, murayibuka, liquide amniotique. Bitewe no gusunika k'umubyeyi, umwana agenda asohoka inshuro nyinshi akabanza umutwe, aribwo bwa mbere abarebye hanze, umwuka ukinjira mu mazuru ye ukagera mu dufuko twakira umwuka tuzwi nka alveole no mu bihaha, akabahumetse umwuka we wa mbere, ari nabwo ahita arira. Akaba arangije icyiciro cya mbere cy'ubuzima bwe, agatangira icya kabiri ari nacyo cya nyuma. Dusoreje iki kiganiro tubashimira cyane kuba mugikurikira. Ni ikiganiro wari uzi ko cya Radio Rwanda mukurikira kuri Radio Rwanda buri ku cyumweru isaa 2 za mu gitondo, kuwa kabiri isaa 2 z'umugoroba, no kuwa gatandatu isaa 7 n'igice z'amanywa. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.